Ndamutse mvuze amenya, nkongera nkavuga ngo ni byose nkeneye, mvuze ngo ni we ndetse nkavuga ngo mbwira ibyo ushaka, uhita wumva indirimbo z'Uwiteka z'umuramyi witwa Richard Nick Ngendahayo. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku cyo bita press conference cyangwa se ikiganiro n'abanyamakuru Richard Ngendahayo yagiranye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, aho ibinyamakuru bisaga 80 byari byitabiriye iyi press conference yabereye muri Kigali Arena cyangwa se mu nzu dusanzwe tuzi nka BK Arena. Bahaye ikaze cyane. Nitwa Dukunda Kevin Junior, nkaba nibera mu muziki ndetse na siporo. Mureke mbinzije rero muri iki cyumba turebe ejo ku itariki 25 ese niki cyavugiwemo hano, cyangwa se igitaramo gitegerejwe n'abanyarwanda benshi cyane b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana giteguye gute, cyangwa kigeze kuri kangahe kwijana gitegurwa. Munyemerere utarakora subscribe abanza kandeho, ubundi tujye twibanira umunsi ku munsi. Ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 nahagana ku isaha y'isa 9:40 ubwo Richard Ngendahayo yinjiraga muri iyi nzu ya BK Arena, mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama n'itangazamakuru. Ibinyamakuru bisaga 80 byari byitabiriye byahashinze kamera. Abantu bari benshi bari baje kumva uko imyiteguro y'igitaramo ihagaze. Abantu barinjiye ku bwinshi, ubundi isaha ziragera turanzika turatangira, aho mu by'ukuri twatangiranye n'umwe musi witwaga Robert Sangano, akaba yari umwe mu bateguye cyangwa se mu baba mu cyo bita Fill the Gap. Background ya niwe bayitugejejeho mu gihe kigera nka saa 10:15, aho babanje kutwereka bamwe mu baterankunga bagize iki gitaramo, harimo MTN, hakabamo Movenpick, hakabamo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Twari dufitemo Bralirwa, tukajyamo na BK Arena nka bamwe mu baterankunga b'iki gitaramo cyitiriwe Niwe Concert. Iyi Niwe Concert ni healing concert cyangwa se no kumva album yise Niwe. Ngira ngo indirimbo ze zirisobanura. Nyuma yo guhabwa abaterankunga bari biteguye gufasha uyu Ngendahayo kugira ngo iki gitaramo kijye hanze, batubwiye ndetse nuko igitaramo kimeze, aho kigeze gitegurwa, aho batweretse isaha kigomba kuzaberaho n'amatariki kigomba kuzaberaho. Itariki musanzwe muyizi, abantu mugenda mubona flyers zitandukanye, ni ku itariki 29 z'uku kwezi. Ngira ngo imiryango izafungura ku isaha y'isa 10, imiryango ya BK Arena izaba ifunguye, naho ku isaha y'isa 12 tuzaba dutangiye igitaramo cyo kuramya no guhimbaza. Yatubwiye ko kugura amatike rero yaguzwe ndetse mu minsi mikeya ashobora kuba amaje kuba sold out cyangwa se amaje gushira ku isoko, ariko yihanangirije cyane abantu bagura amatike ko bakwiye gushishoza mbere yo kugura amatike, kubera yuko hari bamwe mu batandukanye biyitirira BK Arena ndetse bakitirira abacuruza amatike y'ibitaramo kugira ngo babashe kuyobya benshi cyangwa se babashe kubakuramo amafaranga. Yatubwiye ko abahanzi bazafasha Nick Richard Ngendahayo biteguye bameze neza. Yatubwiye ko protocol imeze neza. Ikindi kandi yatubwiye yuko ibintu byose bimaje kujya ku murongo, kuko icy'ingenzi no twari dutegereje yari umuhanzi uhagarariye abandi ugomba kuhagera. Abatumirwa rero bamubajije ku batumirwa, tubwira ko ataduhishurira akari agaseke tugomba guhishurirwa iyi munsi w'igitaramo wageze. Mbega ibintu byari byiza, hari abantu benshi batandukanye ndetse n'abanyamakuru rero, aho bari kuduha overview y'ukuntu igitaramo kimeze cyangwa se y'ukuntu igitaramo giteguwe naho kigeze gitegurwa. Rero uyu Nick Ngendahayo ubwo havagaho umwe mu bari gutegura ibi bitaramo uba mu cyo bita Fill the Gap,
bahaye ijambo nyiri gitaramo cyangwa se Nick Ngendahayo. Mu bintu nakunze cyane yatangiye ari gushima abantu benshi bagiye batandukanye, ariko tugarutse ku gihe aherukira kuba yakora ibitaramo nk'ibi ngibi mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo yabiherukaga mu mwaka wa 2008. urumva hari hashize imyaka igera kuri 17 adataramira hano iwacu mu Rwanda. Ikindi nuko ejo nyuma y'ikiganiro yagize yaje no guteguza abakunzi be indirimbo nyuma ya concert ko bazatangira kugenda babona indirimbo zitandukanye. Tugarutse mu bantu yagiye ashima rero ubwo yafataga ijambo, yashimiye by'umwihariko ashima abantu babanye nawe kuva yava mu mahanga ndetse akanagera hano mu Rwanda ko yakiriwe neza cyane. Yashimiye uburyo yakiriwe ndetse yongeraho anashima itangazamakuru ryabanye nawe kuva yashyika ku kibuga cy'indege i Kanombe kurinda agera muri iyi nzu yabereyemo press conference, kandi anabizeza ko bazakomeza kugenda babana neza. Yashimiye abategura ibi bitaramo aribo Feel the Gap bamufashije kuba bategura ibi bitaramo, ndetse yongera avuga ngo bamubereye abana beza muri byose, Imana ikwiye kubaha imigisha. Kandi yashimiye BK Arena, yashimiye MTN ibana nawe, yashimiye Movenpick Hotel, ndetse yakomeje no kugenda ashimira n'abandi bose bakomeje kugenda bagura amatike. Richard Ngendahayo mu ijwi rituje cyane rero yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, aho itangazamakuru ryamubajije ibibazo bigiye bitandukanye, ariko nyuma ye haje gufata ijambo bamwe mu bahagarariye inzu ya BK Arena, aho bagarutse cyane mu ikoreshwa ry'inzu ya BK Arena. Akaba ari ikibazo gikunze kubaho muri press conference zose zigiye zitandukanye zikunze kubera muri iriya nzu, aho benshi baba bavuga ko ishobora kuba ihenze cyangwa se bashobora kuba bagorana mu kuba abantu bakoreramo ibitaramo. Ariko ku munsi w'ejo yatumaze amatsiko atubwira yuko ikintu gihari ari uko umuntu atinyuka akaza bakaganira. Ikindi kandi nuko umuntu wese aba akwiye kumenya ikintu agiye kuhakorera, umusaruro kizagira, ndetse igihe agomba kugikoreramo, ndetse n'ibizakenerwa kugira ngo agikore. Avuga ko bitagoye ndetse ari inzu y'Abanyarwanda, yubakiwe Abanyarwanda kugira ngo bayijyemo, bayikoreremo, ndetse banayitereremo imbere. Ngira ngo ubwo rero ijambo yarirangizaga ryaje gufata uwitwa Tracy ari kumwe n'umugabo we, cyangwa se akaba ari imwe muri couple musanzwe mumenyereye. Mwibutse ko uyu Tracy niwe uzaba MC wa show, muramuzi rwose. Ngira ngo byari ibintu byiza cyane kubana nawe ku munsi w'ejo. Atumara amatsiko atubwira ngo arashimira Feel the Gap, arashimira Richard Nick Ngendahayo, arashimira na timu yose bafatanyije kuba baramutekerejeho akaza kuba yayobora iki gitaramo. Yadusezeranyije rero ko ari igitaramo kizagenda neza kandi agaseke kagipfundikiye, yiteguye kuzagapfundura ku itariki 29 ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Ni kuwa gatandatu, abantu mwese mukwiye kuba muhari rero. Itangazamakuru ryagiye rimubaza ibibazo byinshi bitandukanye, ari byo ngiye gucamo nihuta, nkajya nkubwira ikibazo nkahita nkubwira nuko byagenze cyangwa se nicyo bakivuzeho. Abanyamakuru batandukanye harimo aba Isibo, harimo aba BNB, harimo Igihe, harimo Bigezweho TV, harimo Vibes and Talk Live, harimo Igihe, harimo Inyarwanda, harimo Umuseke n'ibindi bitandukanye. Bose bagerageje kubaza ibibazo bitandukanye, ariko bimwe mu bibazo babaje Nick Ngendahayo baramubaza bati ese nyuma y'imyaka 17 udakora tutakubona, uyu munsi wa none ugarukanye album, ni iki kintu wizeza Abanyarwanda? Ntidushobora kuba tugiye kukubona uyu munsi ariko ejo tukongera tukakubura, kandi tuba tunyotewe ibihangano byawe. Nick yababwiye ko yagiye
ahura n'imbogamizi nyinshi ariko ababwira ko mu guhanga kwe indirimbo zihabwa n'Imana. Ubwo mu gihe Imana itari kumuha indirimbo ntabwo muba mukwiye kumubona, kubera yuko indirimbo aririmba ni igihe Uwiteka yamuganirije akamuha indirimbo agomba gushyiriraho Abanyarwanda, ariko agahamya adashidikanya ko yafashe igihe gihagije cyo gusenga kugira ngo aze gukomeza guhaza ba bakunzi be, kandi abadushisha atubwira ko agarutse wese amaramaje tugiye kujya tubona ibihangano, ari naho yasezeranyije indirimbo zitandukanye nziza cyane azatugezaho nyuma y'uko iyi concert ibaye. Bamubajije niba koko uyu munsi wa none agiye gutaramira cyangwa se agiye gusengana na bamwe mu Banyarwanda. Baramubaza bati ese hari ibindi bitaramo ushobora kuba ufite hirya no hino ku isi, yaba muri Afurika, hanze ya Afurika ndetse no mu bihugu utuyemo? Yabamaze amatsiko arababwira ati yego, hari ibiri gutegurwa dushobora gukorera muri Afurika, bimwe mu bihugu bya hano hafi, ndetse ku mugabane wa Europe ndetse Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Canada n'ibindi bihugu bitandukanye, ko ashobora kuba hafite ibitaramo bitandukanye. Bamubaje mu bijyanye n'amatike y'ibi bitaramo, ariko ku ruhande rw'itangazamakuru ababwira ko abanyamakuru bose bakwiye gushira impumu, bagomba kwinjira kandi bakinjira neza ku mutuzo, kuko babanye nawe mu kwamamaza ndetse no kugeza kure iki gitaramo. Ibindi bibazo bamubajije ni ibibazo bijyanye n'impamvu yaba yarise iyi concert niwe. Ababwira yuko iryo jambo ari ijambo yahawe ubwo yari ari gusenga, abona ko akwiye kucyita niwe, kandi ku bintu bye byose abikora yafashe igihe kinini cyo gusenga, ubundi agakuramo icyo agomba guha abantu b'Imana. Ngira ngo ni ibibazo byinshi yagiye abaza, ntabwo twabijyamo ngo tubivemo, ariko icyo mbizireje ni uko igitaramo kimeze neza, giteguwe kandi cyiteguye kuba cyahindura imitima ya benshi. Rero ikintu nababwira ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 ku isaha y'isa 12, imiryango izafungura ku isaha y'isa 10. Uzaze kare wicare neza, aho uraza kureba umuramyi, aho uri buze gufashwa, kandi mw'abantu mwe iki ni igitaramo cyo kubohora imitima, cyo kugarura benshi. Intama zazimiye hano zahagaruka. Reka mbashimire cyane, nkubwire ngo uzabe uhari uyu munsi wa none. Ushobora gukomeza kugura etike, ubundi tukazabana ku itariki 29. Ndagushimiye cyane we wanye nanjye muri ino documentaire ntoya cyane y'uyu muramyi Nick Ngendahayo muri press conference yabaye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. Mbizeza ko nzabagezaho ko concert yarangiye, ndetse na nyuma ya concert nzabagezaho ikiganiro bitandukanye, aho nzaganira na bamwe mu bantu batandukanye bambwira uko iyi concert bayifashe. Ndabakunda cyane, nitwira dukunda Keve Junior, nagusaba gukora like, subscribe ndetse na comment kuri Vibes and Talk.